Isabato nziza, munsi w'umunezero, tugeze mu makuru y'ahandi mwashe ko yategera amatwi. Ku wa 9 Gicurasi 2026, umutwe w'amakuru uravuga ngo umugisha wo kugira ubumuga bwo kutumva. Iyi nkuru tuyikesha umugabo witwa Oberiyo utuye mu gihugu ca Kenya. Tumenye amakuru yo mu gihugu ca Kenya. Abamisiyoneri b'Abadiventiste ba mbere bageze muri Kenya mu mwaka wa 1906, Peter Nyambo n'umugore we Helena batangiye misiyo ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria, maze batangira umurimo mu baturage bo mu bwoko bwabo. Oberiyo yari afite akazi gakomeye ko kuba umuyobozi w'ishuri ry'Abadiventiste w'umunsi wa 7 ryigisha abana babana n'ubumuga mu gihugu ca Kenya. Ntago byari byoroshe kubona abana bo kuza kwiga muri ico kigo kuko cacumbikiraga abana babana n'ubumuga muri Kenya. Oberiyo yari afite ikibazo c'ubumuga, ariko abantu benshi ntago biyumvishaga yuko ikibazo c'ubumuga giterwa no kuba umuntu yarabuvukanye, ahubwo baje gutekereza yuko bigaragara kuba ari ababyeyi baba barakoze icyaha bikaba kubyaza nk'igihano cyo kuba umuntu akagira ikibazo c'ubumuga. Abantu benshi bibwiraga ko hari abari ababyeyi we cyangwa sogokuru we waba barakoze icyaha, ariko Oberiyo we yababwiraga yuko kuba afite ikibazo c'ubumuga atari igihano gikomoka ku babyeyi we, ahubwo ari Imana yaba yarabikoze kugira ngo abashe kugeza ubutumwa ku bandi. Abantu ntago bemeraga igitekerezo kivuga ku bumuga ko bwaterwa n'imiti myinshi abantu baba bakoresha, cyangwa yuko umwana yashobora kuvukana ubwo bumuga. Ubumuga bwo kutumva bwafatwaga nk'igihano ku babyeyi bamwe na bamwe, cyangwa bagahisha abana babo ubwo bumuga ko babufite. Inshingano za Oberiyo kwari kwigisha ababyeyi ko ubumuga bwo kutumva atari igihano, uko abona ko ubuzima bwe ari igihamya cy'imyizerere. Akiri umwana muto yari yarigishijwe ko ubumuga bwo kutumva bushobora kubaho ku ngaruka z'imiti. Oberiyo yavutse yumva neza. Se yapfuye akiri umwana mutoya, yajanaga na nyina dufite ubumuga bwo kutabona gusengera mu itorero rya Adventiste w'umunsi wa 7. Ariko Oberiyo yagize imyaka 13 y'ubukuru, yafashwe n'indwara ya malaria, bamujyana mu bitaro. Bamuteye urushinge rwa malaria. Urwo rushinge rwa malaria rwaje kumwongerera imisonga myinshi, ibasha kumuviramo gukomeza ikibazo cyo kutumva. Yaje kuva n'amaraso, bahita bamwimurira mu bitaro bya kabiri, bamubwira yuko ikibazo kimugezeho cyatewe n'imiti bamuhaye mu bitaro bya mbere. Uwo muhungu yamaze igihe kirekire mu bitaro. Ubwo yabonaga abandi baza mu bitaro, yabonaga bari kuza abarwaye malaria ariko ntibatahe vuba, ariko igihe cyarageze aza gutaha. Ubwo yarageze mu rugo, yatangiye gutakaza ubushobozi bwo kutumva, atangira no kwitakariza icyizere, yibaza niba ari igihano Imana yaba yamuhaye kugira ngo iyi ngaruka imugereho. Oberiyo yumvisha acitse intege. Yari yaravutse ufite ubushobozi bwo kumva, ariko byaje kugera nyuma biza kumuviramo kutumva. Mu kwiheba kwe yabonye ibyiringiro muri Bibiliya. Yasomye isomo riboneka muri Yeremiya 29:11 rivuga ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Oberiyo yaratekereje ati, ahari kugira ubumuga ni umugambi w'Imana. Yatekereje ati, kugira ubumuga ni umugambi w'Imana ugamije kumpesha ibyiza kandi nkabigirira na bagenzi banje. Uyu munsi Oberiyo yizerera mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7. Yaje kurangisha amashuri ye yisumbuye, none ubu yabaye n'umwarimu mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 mu kigo kihegereye cyo muri Kenya. Iryo shuri rifite abantu 73 bafite imyaka iri hagati ya 18, bahabwa uburezi bwiza n'ubumenyi bw'uko
abantu bose bafite uburwayi bwo kutumva yuko bazabona Imana, kandi yaje kubabwira yuko ubwo bazabona Imana Yesu agiye kuza azaza akazasanga bari kumva neza batazaba batacyumva. Kuva mu mwaka wa 2012 abana 90 nibo bamaze kwiga muri iki kigo, n'abandi 26 babatirijwe muri iki kigo. Twavuga ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Aravuga ati, ubu nasobanukiwe ko umugambi w'Imana kugira ngo ngire ubumuga bwo kutumva binyuze mu kugira ubumuga bwo kutumva, Imana yakoresheje ngo mfashe abana bo muri iki kigo inshingano yanje yo kubigisha kumenya Yesu. Umugabane w'amaturo y'Isabata 13 y'umwaka wa 2023 wagiye gufasha umushinga wo kwagura amacumbi n'aho abana bigiragamo, kuko bigiraga hanze mu ishuri rya Adventiste umunsi wa 7 wa Kenya, muri Kenya. Tubashimiye ubwitange mukomeje gutanga bwo gutura amaturo yo gufasha Abadventiste umunsi wa 7 muri Kenya. Mukomeze kugira Isabato nziza.